impinduka rero ku bumwe bw'abera ministries ikintu navuga ni kimwe ariko gikubiyemo ibintu byinshi. Yego. Iyo umaze kwisobanukirwa inshuti zibanye, ndagasubiramo, iyo umaze kwisobanukirwa inshuti zibanye. Kubera iki ziba nkeya? Yego. Icyerekezo bihita bitandukana. Wowe wa kera bashakaga gukoresha, bashakaga kungukiraho mu nyungu zabo, ntago uba ukiriwe, ntago uba ukigendera mu kigare, ntago uba ukitwara nk'uko bashaka ko witwara, ntabwo uba ukibarizwaho bashaka kubarizwa. Kuko abenshi ntago badukunze, bakunze ibyo dufite, umumaro tubafitiye muri bo. Nawe wisuzuma uraza kubibona, nta nshuti ufite. Ndabizi jewe. Yego, ntazo. Nje niyo umuntu ambwenga arankunda birantungura, ariko ntazo zirahari, ariko ziba zifite ibindi bintu. Tugomba kumenya gutandukanya abantu badukunda n'abantu badukeneye. Benshi baradukeneye ariko benshi ntago badukunda. Bakeneye n'ibiturimo ntago bakunze twese. Hari umuntu wavuga ngo akunda igisheke, ntago agikunda, ahubwo aragikenera. Igisheke uragikenera kuko uramutse ugikunda wakirya ukanamirana na bya bindi by'inyuma, wanareka kikanakureka gira kurya. Ariko kuko ugikeneye, ukeneye ka gasukari kacyo, uragikanjakanja ibya bishishwa nabyo ni intambara mu zindi. So no kuvuga ngo umaze kugera mu mwe bw'abera ministries, ngira ngo umwaka ugiye kurenga, waranaretse ni biki wungukiye muri iyi ministeri? Bamwe bamwe ngo nukwisobanukirwa. Wisobanukiwe. Icyambere ni ukumenya uwo uriwe, kumenya icyo Imana igushakaho, no kumenya umwanya wawe. Nungutse ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni mu mwuka, icya kabiri ni mu mubiri, icya gatatu ni financially, mu byerekeranye n'amafaranga. Hari ukuntu umuntu reka duhere ku cyambere cyo gusenga. Twese turi abakristo, tuvuga ko dukijijwe, inzira yacu ari ukujya mu ijuru. Nibyo koko turabishaka, nawe utashaka kujya mu ijuru, ariko ugasanga hari amasezerano ufite, abantu twakuriye muri ADPR cyangwa n'ahandi hatandukanye mwasenze, murabizi ahantu hari umwuka w'Imana ikuvugaho amakuru, mwagiranye ibihe byiza, ariko ugategereza ko icyo kintu gisohora ugaheba. Bagenzi bawe mwakuranye barimo barubaka amazu, barimo bararongora, barimo baratera imbere, wowe ugasigarana agakarine n'agapapuro kanditseho bya bindi Imana yakubwiye, ariko ntabwo uba uri kureba ngo byagenze bite, bipfira. Maze icyo nasobanukiwe rero ni uburyo bw'imisengere n'aho bipfira mu misengere. Ubwo turi mu isi y'umwuka, icyo cyo naragisobanukiwe. Menya uburyo nataka mu isengesho, nkamenya icyo ngomba kubohoza, nkamenya icyo ngomba gucagagura, nkamenya icyo ngomba guhambira, niba ariko ko kigomba guhambirwa. Katuze rero mu isi bifatika, mu mibanire y'abantu n'abandi. Hari igihe umuntu aba adafite icyerekezo, ari nyamugiyo bijya mu nshuti, uri biri hanze uvuga ibyo ubonye, ubivugira ahatari ngombwa. Icyo nicyo nize, kumenya abo turi kumwe, kumenya aho ngomba kugarukira n'abaho bagomba kugarukira mu buzima bwanjye. Yego. Hari aho ngomba kugarukira mu buzima bwabo, n'abo ariko kandi hari aho bagomba kugarukira mu buzima bwanjye. Hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries
umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera Ministries si idini, si itorero, nta nubwo ryenda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana bikomeze bibane namwe mwese abakunzi ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, warangiza ugahindura ubw'abandi, aho iyi ministeri atari idini, itenda no kuba n'idini, ahubwo naho umuntu yisanzura kuva hirya no hino maze tugakorera Imana twishimye. Rero mwahoze mumbaza kuva kera kureba umugabo bita Jerry, ni umusore muba mukeneye kumureba, ni umwe mu bantu bifuza kugira icyo avugira imbere yanyu, ariko bishingiye ku byiza yaboneye muri uyu murimo w'Imana. Ntatinze rero nagira ngo murebe n'uwo mukozi w'Imana, umuntu mwiza cyane. Karibu Jerry, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Abantu bo ku bumwe bw'abera Ministries, nahoraga ndi inyuma hari, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko nzi imbere bitewe n'impamvu, kuko I wanna share with you testimony, ubuhamya bwo ku bumwe bw'abera cyangwa n'ubundi buzima busanzwe twagiye tunyuramo, ariko bigahurira ku kintu bita kwisobanukirwa, ukamenya imisengere, ukamenya uburyo usengamo, kuko benshi turasenga, benshi hari ibyo duhura nabyo, ariko hari ibitarakoretse. No kubera iki bitakoretse? None se tugeze ku bumwe bw'abera Ministries bwo byagenze bite? Nawe ku ruhande rwawe ufite ukuntu wabibonye, ufite uburyo wabiciyemo. So ni njyewe rero, nitwa Jerry ni amazina y'akazi, ariko nitwa Innocent Tuyizere niyo mazina y'ababyeyi. Ubwo Jerry bwo nyine tugeze i Kigali mu mirimo itandukanye, Imana ishima ko hari imirimo tunyuramo, nkuko nawe hari imirimo uri gucamo, hari imirimo ushinzwe, hari imirimo ukora. Njyewe rero nibyo, ndi umukristo, ndakijijwe, nkunda Imana n'abantu bakunda Imana bose ndabakunda. Rero by'umwihariko mu itorero nabanye n'umushumba igihe kirekire, n'imyaka ishize, kuko yabanje kunyobora. Ni umushumba wanjye muri ADPR, yabanje kunyobora ahantu twasengeraga. Nta nubwo twari tuzeranye, nta nubwo twari tuzi ko tuzavugana, tuzagerana ibyo dukorana, ariko kubera Imana iyo iba ifite umugambi ku muntu, ifite abantu ihuza, ifite uburyo ibahuza. So ahantu hitwa mu Rukiri, ubwo yahayoboraga nanjye niho nasengeraga. Sinzibagirwa mushumba, sinzi nimba ubyibuka, hari umunsi hari ku masengesho y'itorero, amasengesho yo muri ADPR y'itorero aba ku munsi wa 5. Avuga bati abantu mwese mufite ibyifuzo babyandike tubyikorere. Ni wowe wayobora, avuga uti abantu bose bafite ibyifuzo. Hari mu kwezi kwa 12 ndabyibuka, ariko amatariki sinyibuka. Hari mu kwezi kwa 12, nibuka ko ubunani bwari bwegereje. Avuga uti abantu bafite ibyifuzo babyandike. Nanjye naranditse, abantu bose, itorero ryose ryaranditse, bashyira mu giseke aho gushyiramo amaturo, twashyizemo ibyifuzo. Mu gushyiramo ibyifuzo urabyikorera, urabisengera. So mu kubisengera hari ibyakoretse, ubwo sindeba iby'abandi, ndareba ibyanjye. Mu byakoretse n'ibyanjye byarakoretse. Ariko ntuba ufite iyerekwa, cyangwa se hari ibyo urota, hari ibyo ucamo, ntubiha agaciro. Njyewe kurota numvaga nta hantu byahurira no kuba umuntu yasubizwa, no kuba umuntu yagira icyo ageraho. Navugaga nti nayinzozi. Hari icyifuzo cyari kindemereye. So nari nkiri umunyeshuri, kubona Minerval ari hatari, ariko ubwo mwasengeraga ibyifuzo, ibyanjye hari ibyakoretse. Amen.
mu gukoreka rero kw'ibyo ngibyo ntabwo nahise mbimenya ko ari uko byakoretse kubera mwabisengeye, ahubwo nagiye mbisubiza inyuma maze kugeraho aho dukorana. Yego. Naje kumenya ko ku bumwe bw'abera none nkasubiza amateka yanjye inyuma muri kwa gusenga, muri kwa guca ibicaniro bya karande, ukisuzuma ukavuga uti iki ngiki ko ngikora ntigikunde bipfira. Amen. Kwa kundi umuntu yisubiramo maze gusobanukirwa ukabona uti nashatse iki kintu ntigikunda, none ugatangira kwisubiramo. Ese iwacu hari abantu byakunze, hari abantu batunze imodoka, hari abantu bagiye mu mahanga, ukavuga uti none ngiye ko ndi kubishaka ntibikunde kandebe iwacu hari aho byakunze. Ntangira kwibaza none kuki ibi ngibi bidakunda. Ubwo ni muri kwa kwisubiramo kwanjye nkavuga nti ibi byakunze, ibi bitakunze ni ukubera iki. Ndi tuyizere wo kwande byapfiriye he, bakoze iki, byagenze bite. Ubwo ni muri muri bwa rugendo rwo gusenga ukatagura karande yo kudatera imbere, karande yo kudatunga amafaranga. Abantu benshi batunga amafaranga ariko ntabwo abantu benshi amafaranga arabatunga ariko ntabwo bo bayatunga. Ndakumva rwose. Muri kunyumva? Ndabyumva cyane. Abantu badukurikiye baraza kutubwira. Amafaranga akagutunga ariko we ntuyatunge. Ni ukuvuga ngo urayakorera ukaba wayakoresha ikintu runaka ariko ntuyarambane. Nicyo bivuze ko amafaranga aragutunze we ntuyatunze. Ni ukuvuga ngo mu gihe washatse cyangwa wahuye n'ikibazo runaka, kuko ntiwizigama, ntabyo ubona uzigama, kuko uri Satani arakuriganya. Niyo wayakorera bya bindi mushumba ajya twigisha, ibintu biraza bikayatwara utamenye ngo byavuye. Rero mushumba, ni muri urwo rwego mu rugendo rwanjye kugeza tumenyanye kuri kamera, imirimo dukora, hari byinshi nagiye nunguka. Yego. Bumwe bw'abera Ministries. Muri make ugeze ku bumwe bw'abera Ministries. Ngeze ku bumwe bw'abera. Tuvuze mbere yuko bibuzaho, mbere yuko tubutangirana, ni iyihe mpinduka wumvise nk'ishuri y'ubumwe bw'abera Ministries? Impinduka rero ku bumwe bw'abera Ministries, ikintu navuga ni kimwe, ariko gikubiyemo ibintu byinshi. Yego. Iyo umaze kwisobanukirwa, inshuti zibanye. Ndagasubiramo. Iyo umaze kwisobanukirwa, inshuti zibanye. Kubera iki ziba nkeya? Yego. Icyerekezo bihita bitandukana. Wowe wa kera bashakaga gukoresha, bashakaga kungukiraho mu nyungu zabo, ntago uba ukiriwe, ntago uba ukigendera mu kigare, ntago uba ukitwara nk'uko bashaka ko witwara, ntabwo uba ukibarizwaho bashaka kubarizwa. Kuko abenshi ntago badukunze, bakunze ibyo dufite, umumaro tubafitiye muri bo. Nawe wisuzuma uraza kubibona, nta nshuti ufite. Ndabizi jewe. Yego, ntazo. Nje niyo umuntu ambwenga arankunda birantungura, ariko ntazo zirahari, ariko ziba zifite ibindi bintu. Tugomba kumenya gutandukanya abantu badukunda n'abantu badukeneye. Benshi baradukeneye ariko benshi ntago badukunda. Bakeneye n'ibiturimo ntago bakunze twese. Hari umuntu wavuga ngo akunda igisheke, ntago agikunda, ahubwo aragikenera. Igisheke uragikenera kuko uramutse ugikunda wakirya ukanamirana na bya bindi by'inyuma, wanareka kikanakureka gira kurya. Ariko kuko ugikeneye, ukeneye ka gasukari kacyo, uragikanjakanja ibya bishishwa nabyo ni intambara mu zindi. So no kuvuga ngo umaze kugera mu bumwe bw'abera Ministries, ngira ngo umwaka ugiye kurenga, waranarenze, ni biki wungukiye muri iyi ministeri? Bamwe bamwe ngo ni ukwisobanukirwa. Wisobanukiwe. Icyambere ni ukumenya uwo uriwe, kumenya icyo Imana igushakaho no kumenya umwanya wawe. Nungutse ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni mu mwuka, icya kabiri ni mu mubiri, icya gatatu ni financially, mu byerekeranye n'amafaranga. Hari ukuntu umuntu, reka duhere ku cyambere cyo gusenga. Twese turi abakristo, tuvuga ko dukijijwe, inzira yacu ari ukujya mu ijuru. Nibyo koko turabishaka, nawe utashaka kujya mu ijuru, ariko ugasanga hari amasezerano ufite, abantu twakuriye muri ADPR cyangwa n'ahandi hatandukanye mwasenze, murabizi ahantu hari umwuka w'Imana ikuvugaho amakuru, mwagiranye ibihe byiza, ariko ugategereza ko icyo kintu gisohora ugaheba. Bagenzi bawe mwakuranye barimo barubaka amazu,
barimo bararongora, barimo baratera imbere, wowe ugasigarana agakarine n'agapapuro kanditseho bya bindi Imana yakubwiye, ariko ntabwo uba uri kureba ngo byagenze bite, bipfira. Maze icyo nasobanukiwe rero ni uburyo bw'imisengere n'aho bipfira mu misengere. Ubwo turi mu isi y'umwuka, icyo cyo naragisobanukiwe. Menya uburyo nataka mu isengesho, nkamenya icyo ngomba kubohoza, nkamenya icyo ngomba gucagagura, nkamenya icyo ngomba guhambira, niba ariko ko kigomba guhambirwa. Katuze rero mu isi bifatika mu mibanire y'abantu n'abandi. Hari igihe umuntu aba adafite icyerekezo, ari nyamugiyo bijya mu nshuti, uri biri hanze uvuga ibyo ubonye, ubivugira ahatari ngombwa. Icyo nicyo nize, kumenya abo turi kumwe, kumenya aho ngomba kugarukira n'abaho bagomba kugarukira mu buzima bwanjye. Yego. Hari aho ngomba kugarukira mu buzima bwabo, n'abo ariko kandi hari aho bagomba kugarukira mu buzima bwanjye. Ibintu byose bigomba kuba exposed. Ntekereza ko urakoze cyane Imana igumuje Jerry, kuko utuye ko wamaze kwisobanukirwa. Yego cyane, mu buryo bukomeye. Ari inzozi turazisobanukiwe cyane rwose. Noneho mushumba, hari ikindi ntaragera nari nkiri muri physically, mu nzozi naho ndahagera. Ubwo ni ukuvuga ngo mu nshuti umaze kuzibona, umenya ngo zigutwara gute, wowe uzitwara gute. Nabikomojeho ntangira nti iyo umaze kwisobanukirwa benshi bagucikaho kuko amafaranga yawe utangiye kuyaha agaciro, ntabwo ukiyasesagura mu byo ari byo byose bakujyanemo. Batangira kukwishisha kubera ko ntabwo ukibabwira amabanga yawe ngo bamenye aho bagubomorera. Sinabikubwiye, njye nagize experience z'inshuti, ari nabwo naje gusobanukirwa. Ndavuga bipfira he? Nibwo naje gusobanukirwa ku bumwe bw'Abera Ministries, menya ko nizeye abatari abo kwizerwa. Hari inzozi narotaga ariko simbyiteho, hari ibimenyetso nabonaga by'inshuti zitari nziza ariko nkumye mu maso, utamenya ngo ni ibiki. Ku kintu bita cy'inzozi rero usobanukirwa iby'umwuka, usobanukirwa iby'umubiri, usobanukirwa n'imibanire hagati y'abantu n'abandi. Yego. Urakoze cyane rero, ntekereza ko icyambere tuzi ko inshuti zahindutse ku buryo buri financial se byo byagenze bitumva ucyumva asobanura inzozi, numva bimeze nk'amahamba, kumva ntumva ibyo byerekera. Jewe ntago numvaga ahantu inzozi zishobora guhurira n'Imana. Uko ni ukuri kandi njye mbimenye vuba nyine aho ntangiye kubikurikirana. Njye numvaga ko nakuze numva inzozi nshobora kuba ari ibintu nsanzwe ntekereza, nkumva nimba nabirose nsanzwe mbitekereza, nkumva ko nimba narose njye nyine ibintu bitandukanye, nkumva ko ari ibyo mfitiye irari mu mubiri wanjye, ngomba kuvuga ati iki kintu nzakirya, iki kintu narakibonye, iki kintu naragikunze. Ariko kugeza ubu maze gusobanukirwa mu nzozi icyo bivuze, icyo bigomba kumera. Ahubwo hari akandi kantu namenye ko nimba ndose ikintu kibi mpita ngikatinga ako kanya. Amen. Nkabyuka nkacyaha, ngomba gufata ibihe byo gusenga no kuba maso. Amen. Yego. Urakoze cyane rero Jerry, Imana iguha umugisha. Umaze kutubwira ko Imana yakwaguye no muri finance ko Imana yakwaguye. Ahasigaye ikindi, kwigirira icyizere muri babingana iki mbere yuko uza kumwe bw'Abera Ministries, ubu wigirira icyizere mu ruhe rwego? Kuva naza rero ku bumwe bw'Abera Ministries, ari ikindi kintu nize. Numvaga ko ntabwo nkifata inama z'abandi bantu, wayimpa ariko ntabwo yaba umwanzuro. Nahoraga mvuga nti ibyo ari byo byose runaka ubwo yakoze iki gishobora kuba ari cyo cyiza. Nabonye ko njyewe nifitemo ubushobozi bwo kuba nakora ikintu cyanjye gitandukanye n'icy'abandi. Njyewe numvaga ko nyine nta kintu nakreye cyanjye bwite gishyashya. Ariko naje kumenya ko igitekerezo nibwo butunzi. Igitekerezo ni cy'Imana iheraho, ni cy'Imana ishyigikira, ni cy'Imana igusapotingaho kuva wibonyemo ubushobozi ukisobanukirwa. Icya kabiri, ukagirira Imana icyizere, ukayigirira icyizere, ukavuga uti Imana mfite iki gitekerezo,
nta wundi ngishije inama ukakigira ibanga ugakora ushaka kubaka ububakira muri cya gitekerezo, Imana iragushyigikira. nuko Jerry Image yatangiye, nuko yatangiye numvaga nyine bitariho mpora nteze amaso ku bandi, nuko yatangiye. Ariko ubu ntabwo turi aho twifuza kuba turi, uko biri kose ntabwo turi aho twahoze. Hari improvement, hari icyahindutse, hari aho turi kujya, yego. Rero by'ukuri Imana iguha umugisha, nagira nanjye nubwo nishimiye kuri izo mpamvu, kuko hari ikintu nakubonye ukiza, none gufitemo guhuzagurika cyane buriya, ariko ngira ngo uyu munsi sinibaza ko nta muntu urangwa kuri icyayi upfe kuba mu buriri bwawe, uha porogaramu zawe nta muntu ubusuzuguye. Ubundi ikintu abanyafurika cyangwa se abantu dukunze kuzira ni ugushaka gufata urugero ku bandi, ariko iyo ukoze ibyawe wenyine, ibyo nakubwiraga, urabishaka kubikora ukumva niyo nzira ukeneye, uhura na challenge. Rero urakoze cyane, kumva izino zose wagiye utangiye wagiye ubona, ni izihe challenge wahuye nazo? Challenge rero ni ukuvuga uti inshuti yanjye ko tumaranye imyaka, ko twiganye, ntukamenye ko uwo ari we wari mubi watuma utagera hahandi washakaga kugera. Challenge rero ni ukumva ko ngomba kugira abo niyaka nkabatakaza, nkagira ibindi nsingira, kumva ko hari abantu ukeneye kureka. Mubanye imyaka runaka, mwiganye ahantu runaka, mwakoranye ahantu runaka, icyo kintu kijya kigora abantu, kiragorana. kandi abo bantu ko mukomeza kuba mukururana muri kumwe ni toxic ku buzima bwawe. Yego, ni bibi cyane nyine uko bagumana nawe uradindira, ntikwakundi. Yego, kandi none iyo ushaka gukora improvement usubira hasi. Ariko naje kumenya ko baro iyo yidunze, kugira ngo yidunde kure cyane, ibanza biterwa n'imbaraga yakubitanywe hasi. Yego, urakoze cyane rero, Imana iguha umugisha. Ndacyakubaza ibibazo byiza cyane. Mu rwego rw'imibanire n'abantu ubibona ute? Imibanire n'abantu rero bisaba ubwenge. Ndavuga wowe ukingera ku bumwe bw'abera, nkigera ku bumwe bw'abera, hari ukuntu wahindukiye ubana n'abandi. Yego, wowe ubu nsigaye numva meze neza, kuko hari aho ngarukira mu buzima bwabo, nabikubwiye. nabo hari aho bagarukira mu buzima bwanjye. uwo tudafitanye gahunda ntamenya izindi gahunda zikurikiye. Buri muntu wese amenya ibyo dufitanye gahunda. Ntabwo mubwira nimba ndaha ngo ndi kumwe na runaka gutya, oya. Buri muntu wese amenya gahunda ze, buri muntu wese amenya ibimugeneye. Nakoze cyane. Uvuga ngo muri make wowe wamaze kuba organize. Buri kintu cyose ni ukuvuga ngo uracayura. Umukara mu mukara, umutuku mu mutuku, buri kintu cyose kikajya mu mwanya kigomba kuba kirimo. Yego cyane. Ndagira ngo abantu bakurikiye Umwe bw'Abera Ministries mwamenye kubona harimo izina rye nini. Jerry aravuga baganiriza, murabyumva ko ari umunyamakuru ukomeye. Hanyuma hari ibintu nshaka kubwira no ko tutaravuga challenge. Ndagira ngo uzive ku mugaragaro. Tenda abantu barasuzuguye, abandi barandwanya, abandi ntibanyumva, abandi ntibambona. Kuko buriya akenshi iyo uri mugenda uhinduka kujya mu byiza, ntabwo abantu bahaguruka ari benshi. Abantu bakugirira ishyari. Noneho abakugira inama, abajyanama baza ari benshi. Nibyo navuze, kupfa kureka inshuti nyine ni ikintu kitorohera buri muntu. Ni ikintu kitorohera buri muntu. Bakubwira ko ibyo urimo nta mumaro, ntaho bizakugeza, nta n'icyo bizakumarira. Bakakubwira se umuntu mukorana waje tukakwereka. Hari n'uwigeze kumbwira, ambwira ati abantu uri gukorana nabo ntaho bazakugeza. Kandi koko nanjye numva nibyo, bitewe n'urwego yari agezeho. Okay, dupanga umushinga tuzajya gukorana, dupanga uburyo abo bosi dufite bose tuzabakatira tukajya gukora ibyacu. Ariko ndyamye hari inzozi narose bwa Bumwe bw'Abera, maze kuzirota mpita ngira amakenga. Akajya mbaza bigeze he, warasezeye mu kazi? Ndavuga narasezeye, ntabwo nigeze nsezera.
naragiye turakorana icyumweru kimwe ariko ndeba uburyo ashaka ko dukoranamo kumbe yashakaga mvaho narindi nawe ningeri we ahita ambwira ko bitagikunze nyuma mpageze arambwira rero ntago bigikunze urabona twarahubutse nyine ni ugupfa kuba twihanganye ntabwo nta kibazo ngiye kubona abona nibwo turi gukorana icyo bita love all but trust no one batega amatwi ubundi ngiye nguha amatwi n'akanwa n'amazi akwimaga ibitekerezo cyane so urumva ni kugira ngo bagusubize inyuma rero wamenye inzu ziko zitandukanye ikindi ngira ngo no kwigirira icyizere kumva ko hari ntugomba gukora nta numva gukorera cyo ni cyakujemo se yego ikindi niba ntakuvugira kumva nta muntu wagutera ubwoba kumva ko nta muntu nyine ugomba kugenga ibitekerezo byawe you are independent rero niryo terambere rero niryo pfundo buri uzanagera mu rwego uzi ko nk'ubu niba ntakubeshye yenda nkufasha hariho ibintu ubona ukumva ntibiri mu rwego rwawe cyane kandi kera bikorwa bisanzwe sibyo nakubwiye se kasanga nakubwiye amagambo 3 niba uyibuka icyambere no gukorera mu gihe timing yego ubunyangamugayo no gukora ibintu byiza no gukora ibintu mu buryo buri excellent yego bitatu ibyo rero iyo byujuje ni hahandi abanzi bahaguruka kuki bamwizera kuki ari we kuki bahita bagutega udutego cyane ariko utwo natwe Imana tuguhishurira yego abo mukorana nimba musigiye igikoresho akacica kugira ngo bize kugirwaho urubanza urabizi proje nagiye mbura wizeye umuntu mbwira ngwino dukorane akabyica kubera ko izina ryawe ryagiye mu kazi ntago bamenya wa undi washyizemo baramenya wowe bahaye arinze avuga nakwizeye ngo ha proje zanjye wazishe kubera iki ntabwo ari we babwiye wowe we aza nk'umuherepa nk'umukozi wawe akugirira ishyari koko bitari kuri level ye gahe nguko no kuri rero Imana iguha umugisha Jerry ntabwo turi butinde yego ntabwo turi butinde nagira ngo yego nishimiye abantu bakubonye Gabera Ministries yego twahoraga tubona ndabona ngushimire n'imbere y'abantu bose babyumve kuko numva mu mwaka ushize nawe umuntu ushobora kuba yaciye kuri kamera avuga habereka ukorera ukinjira ukatuganiriza so ariko warafite nayo matsiko kuko niwe muntu wa mbere wagumye gusobanura no shuri kumwe Gabera ni ishuri ubundi ya buri muntu ari wese aho bumva zanzu zijyanye n'ubukene ubukire bagusengera bakubita dayimoni akarangira nibwira ko mu buzima bwawe ibi bintu bitatu bigize intego cyane cyo kumva ko hariho kuba inyangamugayo kubaha igihe cyawe nabwiye byamenye wabyibuha yego kuko no gukora ibintu byiza ibintu biri excellent ibintu gukora ibintu umuntu akwibaza ko ibintu byiza tuma guhamagara so ibyo rero bizagufasha kugera ku ntego iruta niyo watekereza ikindi buriya nkubwiza ukuri ngira ngo uyu munsi nakubwira ngo arakuvira mu buzima ngo urakare oya nawe cyareka Imana ivuye mu buzima bwanjye niho nahangayika ariko umuntu abantu baragenda abandi bakaza kandi uko abantu bagenda abandi b'umumaro Imana irabohereza mu ruhande rwawe kubera iki kubera ya ambition cya gitekerezo ya nkunga Imana ishaka gutera wa mushinga ufite yego urakoze cyane rero nagira ngo mubwire ngo gira icyo babwira 3 cyangwa 4 dusoze Imana iguha umugisha wakoze kwicara kumwe Gabera Ministries zo kudutangiza ubwo guhamya uri umusore mwiza unitegura n'ubukwe umeze neza nagusaniza icyagiye ntutinye ubukwe bwawe iri ni ishuri kwimenya kubana n'abantu ntitwigisha amatiku ngo tugira ngo ni gute aho kana hand people abantu benshi usanga kugira ko batwara n'ibyo bananira kubera ko tugira imyitwarire itari myiza reka idomba nasoreza kuri iki abantu amarangamutima ntabaganze yego amarangamutima yakuroha amarangamutima yakwica amarangamutima kuko niyo kwemeza ko umuntu ibi bibamuvugaho cyangwa uko akwitwaraho atari byo kandi nyamara mu by'ukuri uko ukomeza kugira amarangamutima niko abantu benshi bakubabaza yego icyambere rero isengera Imana sobanukirwa ukomeze urugendo rwawe ntihakagire uguca intege uvuge make kandi
abonye ko uvuga umushinga utarabaye ni bibi cyane so courage rero ndagushimiye Imana iguha umugisha ndumva nkuko watuganirije twari kumwe n'umukozi w'Imana Jerry Image ufotora ukora amakwemeza amafoto meza cyane ni wa mugabo mwambaje umusore mwambaje arimo yitegura n'ubukwe rero hari ko nawe ashobora kuburesinga nawe wabimenya nimero nayo bikeneye ushaka wayivuga agenda bikunda yego murakoze cyane nishimiye kuba nabanye namwe kandi mushumba nawe ndagushimiye kuri uyu mwanya uba wampaye ni byiza cyane Imana iguha umugisha igukomeze ufasha abantu benshi Imana ishimwe no ufasha abantu benshi yaba mu buryo bw'umwuka hakaba n'ibyo ngewe nzi no mu bifatika abantu barabyibuka ibikorwa byose twagiye tubereka turimo turakora hari abari abana harimo n'abandi twaberetse bwa mbere byose rero ndabigushimiye nanjye kuba wampostinze hano ndabigushimiye rero yego ushobora kuba ujya ugira cyangwa ufite ibirori bitandukanye turafotora tukakavaringa buri kintu cyose kijyanye na multimedia ku mashusho n'amavideo ni sawa cyane nimero yanjye ni 078 gatatu 2 7 18 19 amazina ni Tuyizere usubiramo rimwe gusa 078 gatatu 2 7 18 19 iba no kuri WhatsApp twaganira ibyo ari byo byose murakoze Imana ibaho umugisha yego namwe ciao Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagiriye neza mu buryo bukwiriye amen kandi Yesu abarinde amen